Yes, reka twongere tubifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha mwese abadukurikiye amasaha ya mu gitondo. Reka tunuro kandi kubaha ikaze muri amakuru yacu agezweho, aho tugiye kugenda tubagezaho amakuru agiye atandukanye, ariko amakuru yacu nk'ibisanzwe akaba agiye kugenda agaruka hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru yacu ni munyemerere mbabwire ko n'ubundi tugiye kwibanda mujyi wa Uvira. Ibintu bikomeje kugenda bikomera, ibintu biri kugenda bikomera cyane kurushaho uko bwije nuko bukeye. Mu makuru yacu tubazaniye ntabwo turi buze kugaruka hano muri Uvira honyine, kuko inkuru tubazane idasanzwe. Ni inkuru ivuga ko ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, aha ni mu gihugu cy'u Burundi, ahakomeje kugenda haba indiri y'ibitero biri kugabwa hano muri Kivu y'Amajyaruguru. Ubu tuvugana nk'uko amakuru abivuga, hamaze kugabwa igitero karahabutaka, hagabwe igitero karahabutaka. Iyi nkuru ntimuze gucikwa, ni inkuru tugiye kwinjiramo mu buryo burambuye. Urasabwa gukora comment, ndabizi ko abantu bahita mukora comment mutarumva n'inkuru icyo bivuze nuko ibintu bihagaze. Urasabwa gukora comment ari uko inkuru imaze kugira ite, umaze kuyumva. Inkuru ya kabiri turaza kugarukaho, turaza kugaruka ku basirikare babiri bari barinze cyangwa se bashinzwe uburinzi bwa Brigadier General Gasita Olivier. Babiri bamaze kuba bashimutwa. Ku mugorana wabwiye ndimo ndabashakira inkuru ivuga ko Gasita bavuga ko wazarendo bamurasheho, ariko audio mbazane hano igiye gukemura ikibazo. Abantu mwari mwibaza ngo ese bimeze bite, audio hano ndayifite ngiye kwibazanira, ndaza kwibageza mwumve uko ibintu bimeze. Amakuru tugiye kubagezaho ni menshi cyane. Ubu tuvugana muri za Rugezi ibitero, imirwano imeze nabi. Aya ni amakuru tugiye kugenda tugarukaho, tuze kureba imurenge n'andi makuru yose. Rwose nakubwira ko tugiye kukubwira uko situation imeze hano muri uyu mujyi. Ibintu bikaba byamaze kugenda biba bibi cyane. Ese duherehe sasa rero? Ndagira ngo ndibazane, ese duherehe? Ese wowe urifuza ko twaherahe? Reka dutangire muri ubu buryo. Reka nze dutangire muri ubu buryo. Reka nze nkwereke uburyo dutangiramo. Reka dutangire muri ubu buryo kabisa. Murabizi ko rwose tuba tugenda tubabwira cyangwa se tubanza kubagezaho inkuru ziri muri hano muri Uvira, tugenda tubabwira ibigendanye n'uko situation imeze. Umva sasa, ni nani kwanza aliwaingiza katika polisi wa guvernema? Sawa bwana journalist, unasema mzuri. Ati urakoze cyane umunyamakuru, uvuze ibintu byiza cyane. Uko mpori. Ati twebwe abamayimayi, ati wakati tulishuka hapa turi wazarena rwose turi hano. Ati kandi ikindi rwose, ati turi kurinda M23 ngo itinjira muri Uvira nkuko yinjiye muri Bukavu. Ati ikindi kandi ingabo za leta iyo zumvishe M23 igiye kugera ahantu, yaba ingabo za leta FARDC ndetse n'ingabo cyangwa se na polisi, ati bose bahita bahunga. Ati umujyi ugasigara uri wonyine urimo ibibazo. Ati rero n'ubungubu niko bimeze, abapolisi bamaze guhunga. Ati ndetse n'abasirikare benshi bari guhungisha imiryango yabo. Ati rero ubu tuvugana twahise duhinduka polisi. Sisi tukasekirize raia. Ati kugira ngo dutange umutekano hano, raia adui asiingie. Ati kugira ngo adui atijira kuwa wa polisi. Na kuhusu wanawashtumu ya kwamba wakati muliingia mpaka mkaanza kuwafukuza watu wa serikali katika kazi zao na nyinyi kutaka kutia watu wenu. Namna gani mnachukulia hizo mashtumu? Ati rero ati rwose uyu yavuze ati se none abo bapolisi n'iki ko bigaragara ko mu mamwe abirukanye n'iki byose. Aravuga ati rero rwose ati niyo mpamvu twe nk'abazarendo twashyizeho igipolisi gisimbura icya guverinoma cyamaze kujya hehe, cyamaze guhungira mu gihugu cy'u Burundi. Nuko twinjira hano muri Uvira, amakuru aravuga ko yaba abapolisi bamaze abenshi barimo kugenda bahunga bajya mu gihugu cy'u Burundi hano muri Uvira, bakatubwira ko ndetse n'aba basirikare ba FARDC bo ubwabo abagore babo barimo barabahungisha babavana hano muri Uvira babajyana hehe,
barimo barabajyana ahari mu gihugu cy'u Burundi. Ibiro bikaba biri gusobanura iki? Ibi bikaba biri gusobanura mu by'ukuri ko ibintu bigiye kuba bimeze nabi cyangwa se hano hari gutegurwa urugamba rukomeye cyane. Umva rero sasa uyu nguyu tugaruka kuri Brigadier General Gasita, wumve icyo uyu we yamuvuzeho, icyo twavuga ngo yavuze ku bigendanye na Brigadier General Gasita ndetse n'itangazo yasige abazalendo kuri uyu mugabo Brigadier General Gasita. Muwe mnakuwa na siri, muwe mnakuwa na siri. Nataka niwaambie hapa ni kufatana na mambo 2-3 ambayo yenye ilikuwa iko chini kwa chini. Kweli tunajua kama General Gasita, Gasita generali mwenye alitumiwa Uvira, alitumiwa kuja kuongoza pale Uvira, shimamie pale Uvira. Sawa, lakini serikali sinjwe ilimpangia, ila sisi tulilaumu. Ndagira ngo bareke mubanze mumve irijwi sasa nze kubivugaho nyuma, nze kubibasobanura nyuma. Kwa serikali kumpangia Gasita, kweli tulilaumu serikali, ila kisiasa serikali ilikuwa inafanya jambo la muhimu sana, kwa sababu Gasita huyu alikuwa anakwepa kwenda Kinshasa. Sasa ikakia kubidi bamsukume pale Uvira, kwa sababu anayua ile entite yote iko imo bazalendo, na vile bazalendo bakishamona pale, ndugu yangu wewe, ndugu zetu kampaka babaambie kode, si ni kazi, si mnayua. Nilituma audio juzi nikawaambia muko na mabunduki za kazi gani? Kwa nini General Gasita anaingia pale Uvira na mkaanza weka fuyo, mnaanza lalamika, mnaanza ongea mingi? Mabunduki ziko za kazi gani? Mamadu wetu alikufa kule, hamkusikia kama alipiga kama Mamadu rokete? Sio ndio waliwaka Mamadu. Sasa kama nasie tunakamata kwanza huyo tunamramplace, anaenda kuonana na Yesu peponi, tatizo iko wapi? Tunawaambia M23 ndio inamuua, kwa sababu M23 si bako mule mumantite. Sawa. Ilikuwa ni rahisi sana. Hano arimo aravuga ati mu by'ukuri ati abazalendo, ati kubera ibintu byose rwo ndashaka kugira ngo byose yishire mu nshamake, kuko ni voice nini cyane ifite hafi iminota igera kuri 7. urumva ko mu by'ukuri abenshi daza kugera nyiba hano muri group, ariko aravuga ati wazalendo, ati kuki ntabanga mugira, ati uyu mugabo General Gasita akigera hano kuki mutabigize ibanga ngo mumwereke ko muri kumwe, nimurangiza mu by'ukuri mu murate cyangwa se mu mwice mutabanje kubanza kujya ku marezo sosiyo. Ubwo nje nahise nsobanurira voice yose ntagejeje ahangaha cyangwa se ntagaruke ahangaha yaratangiriye mbumvishije, aho yavuze ati izo mbunda mufite zimaze iki, ati yo mabunduki zirimo ziramara iki, ati uwitwa Mamadu bamurashishije kompora, impamvu bamurashi bari babigize ibanga, none mwe baraza mukavuga amagambo ngo General Gasita mwakaba mwarabigize ibanga, none igihe cyagera mukamurasa. Ati none ahubwo mwafunze imipaka, mwamaze gufunga imipaka, murimo gufunga imipaka. Ati ibyo murimo ni ibiki? Mufite imbunda ngo ni mumusanga hari mu murase. Ngibyo rero ibirimo kugenda bibasensibilize hano muri Uvira. Niyo mpamvu ndimo ndavuga nti uyu mugabo Brigadier General Gasita, niba koko wazalendo ku museje batamurashe nkuko byari biri gukwirakwira, cyangwa se niyo bari no mu mugambi wo kumurasa, kuko urumva niyo gahunda iri mobilize cyangwa se kugenda bamobiliza hano mu wazalendo. Icyagaragara cyo nuko ibintu birimo kugenda bigira gute, birimo kugenda bitegurwa. Niyo mpamvu uyu mugabo agomba kuryamira amajanja, akamenya ko yaziwe cyangwa se ibintu na gato bitamumereye neza, cyangwa se batari kumutegurira ibyoroshye. Hano rero arakomeza avuga ati mu by'ukuri ati ni no mpamvu ibintu byose bitajyana neza muri wazalendo cyangwa se hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ati kuko abandi bakora ibintu babigize ibanga, ariko bo bakabikora biritamborare cyangwa se ari ibintu biraho ngaho nyine byabanje kujya ku marezo sosiyo, ari ibintu byabanje kujya hirya byatamburitse ku marezo sosiyo. Nguko rero uko ibintu bimeze. Ku murongo wa telefone twamaze kwakira Vincent
mu by'ukuri waramutse neza Vincent. Waramutse neza bwana Fighter. Icyumweru cyiza bwana Vincent. Icyumweru cyiza kuri twese n'inshuti zacu ziri hirya no hino. Amakuru ni menshi cyane, wabonye iriya audio iri gutamburika ivuga ko uwitwa Wazalendo ngo zigomba gushakisha ukuntu zirasa Gasita nk'uko mu by'ukuri uwitwa uriya mugabo ngo we bamurashisha igikomporo, ubwo ndavuga Mamadou ayibonye tugomba bamurashije iki sasu gikomeye. Ariko mwebwe ngo timwe muri kuvuga amagambo gusa ataho mwakikirije umuntu. Ati ubundi mwamwemereye mute ko yambuka mutamurashe? Ati nizo mbunda zimaze iki? Ati izo mbunda mwahawe muzimaze iki? Amaze ko mukano no mutangira kubuza abantu amahwemo. Ati yabonye ibyo kwitahane mwanga kuyirya. Ati rero ejo bundi twashinze Wazalendo, umuyobozi w'Abazalendo witwe, ati kandi yitwe na bene wabo. Ati mucakita aho ari mumurase. Urumva yuko baturwanda bikomeye cyane. Ati bakanaki ubushize baramuhushije bamurashe igikompora baramuhusha. Ati mwe muri mu biki? Baramurashe ubungubu n'Imana yakinze ukuboko. Atari ko kwetera amagambo. Ni ibibazo bikomeye cyane kuko urumva Wazalendo zifite urwango rutoroshye. Niba umuntu ikamubonamo iki, ntabwo wavuga ko ari ibitekerezo bya kimuntu. Ibitekerezo bya kinyamwaswa, kuko niba umuntu ari ikiremwamuntu nkawe ariko babonye igeze ku isahani ikuraho, ati mwica umuntu. Niba bagitekereza kwica abantu ko byazakemura ibibazo biri mu gihugu, urumva ko hakiri inzira ndende yo kwiyubaka ndetse no kugira ubumwe no kwiyunga mu kino gihugu. Aha Vincent, twagera sasa reka duhite twinjira inkuru yacu cyangwa se ikiganiro cyacu, amakuru yacu. Reka duhite twinjira mu gihugu cy'u Burundi. Ndabona abantu benshi barimo kumbwira muri comment ndetse no kuri zindi platform zacu akavuga bati Fighter wona mugenzi wa Vincent ni mutugezeho inkuru yo mu gihugu cy'u Burundi. Bati icyo gitero karahabutaka muvuga ko cyagabwe hano kuri iki kibuga cy'indege, bati icyo gitero giteye gite. Ndagira ngo ariyo nkuru duhita twinjiramo sasa mbere ko tujya no mu bindi byinshi cyane by'ibiri kubera hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo ni igitero cyagabwe ku bikoresho koranabuhanga biri ku kibuga cya Mercure Ndadaye Bujumbura. Yego, byamenyekanye mu masaha ya saa 8 z'ijoro ubwo abari muri tour de contrôle ngo baburaga indege yagombaga kuza kuhagera. Ndetse n'ibikoresho byabo byose babona bitagikora, akaba ari igitero batazi aho cyaturutse. Ariko uruhande rumwe nagiye nganira narwo rukaza M23. Kavuga bati kuva ejo bundi abasirikare benshi cyane baje mu ndege bavuye Kinshasa, ndetse n'ibikoresho byabo ngo batangiye kugira ibibazo mu ikoranabuhanga ryabo. ahubwo se reka gato cyane ngaruka inyuma gato Vice, nyihanganira urufatiye aho warugereje. Manza nibuka abantu ndababwira nti kuva habaho igitero cya drone hara muri za Minembwe cyo kwirasa cyangwa se kira gikorwa cyo kuba zirandege zaragize gutya ngo bakaba ngo FARDC ngo bongeye kwihekura ngo abarundi bahashiriye. Iki gihe narababwiye nti ntabwo ibyo ngibyo byakozwe gutyo gusa. Ndababwira nti ibi systeme zabo M23 amaze kube izigeramo, ndetse nanababwira ko bo bari bohereje iyi drone bamaze kuyiha ibipimo bya nyabyo ndetse bamaze kubyemeza, barangije bajya kwinywera gakawa ibindi bihinduka batabizi. Ndetse ngo ko nabagerageje cyangwa se n'abari muri zirumu control bari kugaba ibi bitero bakoresheje izi drone, habuze gato bari bagiye gufungwa. Ariko ngo baza gusanga ngo bari babikoze neza, ahubwo byageze nyuma byinjirwamo n'undi muntu cyangwa se n'abandi bantu batigeze bamenyekana. Iki gihe kibi mbivuga Vincent, abantu badukurikiye bake baramenye ko tayari iriya systeme yinjiwemo. Ibi twari twabigarutseho nyamara ibiro biyibukije ibyabaye mu mujyi wa Goma n'ubundi. Njego mbere yuko umujyi wa Goma ufatwa, nabonye FARDC ndetse ikigo gishinzwe indege muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga ko ngo
ibikoresho koranabuhanga byabo ku kibuga cy'indege cya Goma cyinjiriwe. Icyo gihe ntabwo wibuke ko bwanagiye guca bagasanga na za drone n'iki byose byasukoye byarashwe. Ndabyibuka ibyo rero urumva nabyo ni bimwe mu bije bigaragaza ibimenyetso ko M23 kiriya kibuga nacyo gitagitinga. Nabonye rero umuyobozi w'ikibuga cy'indege cya Bujumbura nyine ikibuga cya Melchior Ndadaye atangaza yuko ngo bafite ibibazo bya tekinike ko batabasha kugira indege bakira cyangwa bagire indege ihaguruka. Kabaye bakaba bahise banasubika indege zose byari biteganyijwe yuko uyu munsi zihagwa cyangwa zihaguruka. Aba nta n'urugendo na rumwe ruteganyijwe ku kibuga cy'indege cya Melchior Ndadaye kubera ibyo bibazo bya tekinike bagize. Nangwa ibi ngibi urumva ko babyoroheje, ariko ikigaragara ubwo se turacyita igitero cy'ikoranabuhanga, turacyita igitero cy'amasasu Vincent. Ni igitero cy'ikoranabuhanga, ariko burya iyo ikoranabuhanga ryinjiriwe n'amasasu burya biba byoroshye ko yajyamo. Abari mu nzira urumva ntabwo wavuga ko byoroshye kubera yuko niba umuyobozi w'ikibuga cy'indege yafashe gahunda agasohora itangazo birakomeye, aho kuko ko tubivuga turabivuga yenda nk'abantu tudakora mu by'indege tugaragaze imbaraga bifite ndetse n'igihombo bigiye guteza igihugu cy'u Burundi. Ariko niba umuyobozi ushinzwe indege za gisivile atanga itangazo ni ibivuga yuko bikomeye kandi bishobora guteza n'izindi ngorane. Ariko Vincent ntabwo ari ubwa mbere iki kibuga se n'ubwa kabiri kigabwe bene ibi bitero. Ubu niho bikomeye cyane ugereranyije n'ikindi gihe byagiye biba, kuko njye ndabyibuka mu minsi yashize twigeze kumva n'indi nkuru yavugaga ko iki kibuga cy'indege ibi nanone byongeye kubyigeze kubaho, ndetse ngo banahita batangira guhindura ibigendanye n'iminara, ndetse banahindura n'iminara hano muri Uvira bakoreshaga nabwo bati ibyombo byacu biri kwinjirirwa cyane. Ibyo byari byo ku byombo, ariko ku kibuga cy'indege ubu niho habaye ikintu gikomeye cyane. Iyi minsi byabaga ariko tworoheje ku buryo bitarenze isaha imwe tukaba dukemutse, ariko guhera saa 8 ubu turi saa 2:30 bikagera iyi saha urumva ko ni ibintu bitoroshye. Ubwo rero barwana nyinshi nyine, ubwo none bayirwane bashake uko bari bubigenze kugira ngo barebe ko nyine iki kibuga cy'indege n'ibyo bintu byahabaye cyangwa se biri kuhaba babona uko handlinga. Rero rwose turakora kugenda dukurikirana dukurikiye uko situation aha hantu imeze, ubwo kujya nyine bataza gucikanwa abantu mudukurikiye mwese ni mukomeze mu stay in touch cyangwa se mugumisho urushinge mu nkandire kuri subscribe kugira ngo mutajya mucikanwa, abandi munasharinge tukomeze kugenda twagura cyangwa se twemvita n'abandi kugira ngo bagenane na update. Vise none sasa reka twimanukire tugaruke hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Duhite duheraho hano muri Uvira aho ngo abarinda gasita bagera kuri 2 already bamaze kuba mu by'ukuri bashimutwa. Ndagira ngo iyi nkuru ariyo duheraho. Ibyo ni amakuru nakiriye mu kanya mu rukerera avuga yuko abanyamurenge babiri barinda Brigadier General Gasito Olivier bashimuswe na wazarendo ku mugoroba, ariko bakaza gushimutwa igisirikare cya FARDC kibigizemo uruhare, abayobozi bakuru bacu bari mu mujyi wa Uvira kugira ngo barebe ko tasiri hagati ya wazarendo ndetse n'igisirikare cya FARDC yagabanuka. Kubera yuko batamenya neza rero bafata abo barinda Brigadier General Gasita babagurana Gasita kugira ngo barebe yuko abazarendo batakomeza gukara bavuga yuko bamushakisha. Abo ngabo rero bikaba bivuga yuko n'ubundi ari abakomoka mu banyamurenge bamurindaga babiri, ariko biravugwa yuko hari n'umwe mu basirikare ba FARDC wari waramaze kuba inshuti n'uyu Gasita nawe bashimutse. Rero rero bikaba bamutwaye mu bice bitazwi kugera isa ntabwo baramenya amakuru y'ahantu yaba aherereye, kubera ko yaba amatelefone yabo ntabwo acamo asanzwe, yaba ibyombo byabo signal zabo ntabwo ziboneka no ku murongo. Biravuga yuko bamutwaranye n'ibikoresho by'ikoranabuhanga ndetse n'imbunda zabo. Uwo musirikare wa FARDC
n'abo barinda Brigadier General Gasita ko ibikoresho byabo nabo babitwaranye, nemo n'ibikapu byari birimo imyambaro nabyo babijyanye, ariko abandi bari ku ruhande baravuga bati FARDC yabikoze ku cyate kuko n'agasiti saa ku isoje abona kubona nabo Wazalendo mu bakaza kuba ko mushimuse kandi babigizemo uruhare kumuha Wazalendo. Ya ubwo nyine nabyo ni ibyo tukoma gukomeza kugenda dukurikirana, murumva ko adukurikiye barumva ko ahangaha nyine ibintu byakomeje kugenda abiba ibindi. Reka tubanze twigarukire mbere ko tugaruka muri Uvira n'ibindi bigiye bitandukanye vise. Reka tubanze twigarukira hano kuri iyi mirwano cyangwa se kuri urugamba n'ubundi rwaramukiye hano muri Kivu y'Amajyepfo cyane hano mu gace ka Zarugezi, aho amakuru avuga ngo ubu hari kumvikana cyangwa se hari kubera imirwano ikaze hagati ya M23 na Wazalendo, FARDC na FDLR yewe n'abarundi bagabye ibitero karahabutaka hano muri Zarugezi. Ibintu byakomeye, Nibyo ni ibitero bikomeye byahereye mu saa 8 z'igitondo z'ijoro, buriya ubwo nizo mu rukerera. Ni mu rukerera aho abarwanyi ba M23 twirwaneho bazindutse badabye igitero gikomeye cyane n'ingabo za FARDC, ingabo z'abarundi, abacanshuro, FDLR, Wazalendo, Maimai ndetse n'indi mitwe yose ufasha ubutegetsi bwa Kinshasa guhangana n'iyi twirwaneho. Bakaba babagariwe igitero gikomeye cyane mu gace ka Rugezi, aho ingabo za leta zakoresheje drone, zikoresha intwaro zikomeye zo ku butaka ndetse no mu kirere. Bivuga ko n'abaturage batuye hano za Rugezi bari bahasigaye bakeya kubera ubwoba bagize, bahunze bisanga nabo bageze mu maboko y'abarundi bari za Bijabo. Birakomera rero ku buryo abaturage bavuga yuko bumvaga intwaro zikomeye, harimo za mitrailleuses, harimo za machine gun ndetse n'izindi zidasanzwe, ariko bakavuga yuko babona ikibazo cyo muri Rugezi cyo kibazigiye kuko ingabo z'abarundi mu gace kegereye ahantu bacukurwa mu y'agaciro zari zafite ibirindiro bikomeye cyane, baza kuhava begera kure yaho kugira ngo bajye baharasa bitaruye. N'ubundi bakaba bari koherezayo amabomba akomeye batitaye ko abaturage bahatuye, batitaye yuko hari ibikorwa remezo nk'amashuri ndetse n'ibitaro bishobora kugira ingorane kubera ibyo bisasu. Abarundi bakaba baravuye rero mu buryo bwo kugira ngo baharase bahitaruye, noneho n'ubarasa abibe byamugora kuko bagiye ku musozi witegeye neza y'Urugezi. Ni umusozi uri strategique, ni umusozi bareba neza bakabona Rugezi barayikontorora neza, umugezi urimo barawukontorora neza. Ubona ko ari ibintu bateguye kugira ngo twirwaneho icike intege, noneho babe bayikura mu kano gace kose bagafata kuko bari basanzwe bafite agace gatoya. Ubwo rero ibitero birakomeje, turaza kubigaruka mu yandi masaha ari imbere. Ibitero birakomeje kubera ko n'abari bagiye gusenga bamwe bavuye mu rusengero badasenze, kubera yuko babonaga imirwano nyine ikaze, barareba bati dushobora kuguma hano tukahaburira ubuzima, ariko tutarateranye twagenda tukagenda duteranira n'aho tugeze handi. Nabo urusengero rwahise rufunga by'igitaraganya kubera ibyo bitero. Tutegereje kuza kureba rero mu yandi masaha uko biraza kuba bimeze. Yego, ubwo amakuru yacu numva turaza kuyageza ku badukurikira kandi n'abakunzi bacu kugira bamenye uko evolution imeze kwa bino bitero. FDLR iraza gukomeza, Wazalendo iraza gukomeza, FARDC zikomeze, ingabo z'abarundi zikomeze, byose turaza gukomeza kubikurikirana, turaza kubibagezaho mu masaha ataha. Ya vise reka dusimbukire no kuri iyi nkuru. Ni inkuru nayo navuga ngo ni inkuru idasanzwe, nanone nayo itugezeho nonaha. Ni inkuru rwose navuga ngo y'agahinda ku bashigikiye Wazalendo ndetse na Wazalendo, aho rero bavuga ko witwa Justin Bitakwira, uyu rero n'umwe mu bahagarariye Wazalendo ndetse aherutse no kuremesha inama hano muri Uvira. Ni inama yabaye ku munsi niba nibukana uwejo niba atari uwejo bundi, ariko nta kintu yigeze itanga nk'uko bagiye babitangaza.
uyu Justin Bitakwira rero nyuma yuko nawe agaragara ko ari mu mugambi uko atifuza ko uyu mujenerali woherejwe hariya n'igisirikare cya guverinema akomeza ibikorwa bye byamuzanye hariya. Amakuru aravuga ko uyu Justin Bitakwira ngo yaba yamaze gutabwa muri yombi ndetse ubu tuvugana akaba yashizwe imvuto. Nibyo ni amakuru tumaze kwakira ava mu nzego z'iperereza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Biravugwa yuko rero Justin Bitakwira usanzwe n'ubundi ari umudepite watorewe no mu mwaka wa gace n'ubundi ka Uvira. Biravugwa yuko yamaze gutabwa muri yombi kubera ko atekwaho kuba akavuga ko ari gutezwa na Wazalendo mu mujyi wa Uvira ngo agafitemo uruhare nibura 90%. Kubera yuko mu minsi yashize aherutse gutangaza video indoda zifite uburyo yamenye Brigadier General Gatete itabagishije inama. Ahamagarira Wazalendo yuko badakwiye kwemera ko General Gatete abayobora. Yagaragaza yuko ibyo yakoze ari amahano. Ibyo rero byatumye Wazalendo irushaho kwigaragambya ku buryo bukomeye yegera imipaka ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Kandi bakora imyigaragambyo irimo no kwita abantu, irimo kuvuga amagambo agamije urwango. Ibyo byose rero byashyizwe ku mutwe Bitakwira. Baravuga bati nta wundi muntu uri inyuma y'ibi ngibi ni Bitakwira, niyo mpamvu dukwiye kumuta muri yombi. Nakwibutsa yuko kwamaganwa kwa Brigadier General Gatete bigiye kumara ari umunsi wa gatanu. Ni umunsi wa gatanu ndetse no mu mujyi wa Uvira nta gikorwa na kimwe gikorwa kubera ahubwo uyu munsi ntekereza ni umunsi wa gatandatu kuko byatangiye ku munsi wo kuwa kabiri niba atari kuwa mbere hari. Ubwo urumva ko ni umunsi wa gatandatu niba rwose ntibeshye. Niba byatangiye bikomeye, ubwo rero baravuga bati nta wundi ubyihishe inyuma ni Justin Bitakwira. Muri sitani yose ishize nta muntu ukora akazi, nta muntu uhumeka, nta muntu uzira buri buke cyangwa buri bwire. Ati nta wundi ukwiye kubiryoza ni wowe. Amakuru namaze kubona nuko ari byo barimo bamukiza. Bamumereye nabi. Bamumereye nabi, ubu mu nzego z'iperereza bamutwaye naho yafungiwe ntabwo yaramenya. Wazalendo se bamucishe kuri Wazalendo buri abantu wanasanga nagifungiye aho ngo mu mujyi wa Uvira ari ahantu hatazi. Donc ngo we akimara gutangaza ari amagambo yose ajya Kinshasa niyo uvugana ashobora yafatiwe. Niho yafatiwe. Nuko nyine ubwo niyihangane turaza kugenda none nkuko ndimo ndagenda bivuga tureba n'ikindi kiri buze kuba gikurikiyeho mu yandi masaha ari imbere. Vise ariko tugarutse muri Sida Kivu cyangwa se tukiri hariya imurenge none twirwana ngo yasohoye itangazo. Ubundi ritangazo ryo twakagombye kwa twarihereyeho ariko bitewe nuko amakuru ari menshi cyane reka turigenere uyu mwanya twumve iri tangazo ryasowe n'abarwanyi batwirwane. Nibyo bitangazo twidadaho yatoye ku mugoroba. Itangazo yize itangazo nimero 2 ritewe itangazo makuru. Aho ivuga yuko yarekinga irimo twavuga yuko irimo iratanga impuruza ariko yihutirwa. Uko yabyise arbitre urgente. Yavuze iti violation du côté de la Gabrende Audura Sud Kivu. Ati ihohoterwa rikorerwa abanyamurenge muri mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Baragira bati le MRDP Kivu Nord une vague de violence ciblée contre la communauté d'Abanyamurenge et dans le territoire de Uvira depuis 4 jours. Suite à la nomination du général Gatita Olivier, officier Munyamurenge à la tête des opérations militaires contre le mouvement twirwaneho. Ati rero twirwaneho yego ikabagana ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bikomeza kukurasira abanyamurenge. Ati batuye muri teritwari ya Uvira, ati ni ibikorwa bimaze iminsi ine. Urabona ko barasohoye ku itariki ejo 6 baravuga bati General Gatete n'umufisiye w'umunyamurenge ati wari ukuriye ibikorwa bya gisirikare
byo kurwanya twirwaneho. Barakomeza bati depuis au moins de 5 ans des violences, disparitions forcées et tortures ont été signalées. Ati uhereye nibura mu myaka 5 ishize, ati ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byakomeje kugaragara, ati kuburirwa irengero mu buryo imbaraga kandi bufite n'imbaraga na leta, ati nabwo bwagiye bubaho, ati kwitwa urubozo byagiye bigaragara ku bwoko bw'abanyamurenge bakorerwa n'aba baturage bagenzi babo bari muri PVT, ariko cyane cyane bakorwa n'inzego z'iperereza n'inzego z'igisirikare. Barakomeza bati des femmes ont été battues ou menacées en allant chercher dehors ou au marché. Ati abagore bagiye bakubitwa mu gihe babaga bagiye gushaka amazi cyangwa bagiye ku masoko, bagahita batanga urugero aho bita Nyamatungo, ko Nyamatungo Esperance ko yakubiswe, bagatanga urugero rw'uwo bita Antoinette Ndatabaye, bagatanga urugero bita Bere Ruhanga, bagatanga urugero bita Nabakunzi Bernadette. Abakora abagore bahohotewe bagiye ku isoko, ndetse bamwe muri bo bagiye no gushaka amazi. Baragira bati des hommes ont été agressés et arrêtés. Ati abagabo babiri barakubiswe kandi baranafungwa, harimo uwo bita Muruta Sebatware n'uwo bita Gérard Muhoza. Bakongera bati des agents de sécurité banyamurenge ont disparu. Ati abakozi babiri bo mu nzego zishinzwe umutekano mu banyamurenge baburiwe irengero. Ati harimo uwo bita Migeri Sanzingabo wari uri muri FARDC, hakaza n'undi bita Bukuru Rashidi wari uri muri polisi. Barakomeza bati ces attaques s'accompagnent de discours de haine de Wazalendo. Ati ibi bitero tugabwaho, ati bikurikira biherekezwa n'imvugo z'urwango ziva ku bayobozi ba Wazalendo, harimo bita Makanaki, harimo bita Mika Meshake, harimo bita René Maeke Yakutumba muri William, Bitakwira Bihona Haijite qui armate la perception. Ati izo mvugo zongera itotezwa ndetse no kugirirwa nabi ku banyamurenge. Barakomeza bati twirwaneho twebwe regime de Kinshasa pour responsabilité. Ati twebwe nka twirwaneho turabona yuko ibi ngibi bikwiye kuryozwa ubutegetsi bwa Kinshasa. Accusé d'armes et de soutenir les Wazalendo. Ati kubera yuko baha intwaro ndetse bakanafasha umutwe wa Wazalendo. Barakomeza bati ASM 23 twirwaneho irasaba ubutegetsi guhagarika byihuse ubugizi bwa nabi, gukora iperereza ryigenga no gukurikirana abantu bose babigiramo uruhare mu guhohotera abanyamurenge. Twirwaneho bakomeza rero uvuga yuko ngo ihamagarira imiryango mpuzamahanga ndetse n'imiryango yo mu karere kugira icyo ikora kugira ngo irinde abasivili bo muri Uvira, ndetse cyane cyane abo mu bwoko bw'abanyamurenge babujijwe umutekano, babuzwa ibyo kurya, ndetse ubona yuko ibyo bakorerwa babiganisha ku rupfu. Ni itangazo ryasohowe ku itariki 6 z'ukwezi kwa 9 2025 na Ndakiza welcome akaba ariwe waritsinye rero iri tangazo. Ndabona amatangazo rwose twirwaneho bakomeje kugenda bayasohora ku bwinshi. Nabyo ni ibintu vise mu kanya gato mbonye amafoto Lawrence Kanyuka yibereye muri South Africa, rwose ibintu bimeze neza. Nibyo nakubwiraga yuko ejo Kanyuka yagiye muri Afurika y'Epfo, agiye muri iriya nama yateguwe na Thabo Mbeki. Ya biganiro byateguwe na Thabo Mbeki rero Kanyuka yabigiyemo nawe. Nabonye amafoto ari kumwe na Francine Muyumba, ari kumwe n'abandi benshi. Rero ntabwo twibazaga rero umubano wa Afurika y'Epfo n'iki gihugu ko uhagaze mu gihe hari ibyemezo byafatiwe. Kanyuka urabizi
harimo ibyo gukatirwa, harimo impapuro zimushakisha. Ndetse ibyemezo byafashwe na Tshisekedi n'ibirenga Kinshasa, ukabona ko akirimo ikibazo no muri diplomasi ya Kinshasa. Niba ibyemezo bafashe birangira bidashyizwe mu bikorwa n'ibihugu baturanye, cyangwa n'ibihugu by'inshuti bikabitera ishoti. Ubwo se b'abayobozi bandi baturutse mu bice bigiye bitandukanye muri kote navango irimo uruhande rurwanya AFC, buriya nabo bahuye rwose bari kuganira nta kibazo? Ntabwo uruhande rwa leta rwigeze rugira abo rwohereza, kubera yuko bavuze ko badashobora kubijyamo kuko tabombe kiyahagaze ku ruhande mu rwanya ubutegetsi bwa Kinshasa. Bo rero ntabwo bigeze bajyayo, ntabwo bigeze babyitabira. Reka twikomereze n'andi makuru, ubwo nyine urumva nagaciyeho. Hanyuma tugaruke rero kuri Generali Ekenge, Silva Ekenge yavuze ko Wazalendo nta mabwiriza ijya ibaha cyangwa se bajya bayiha. Ni ibyatangajwe na Generali Ekenge. Ekenge ejo nyuma yuko atangaje ko nubwo bakorana na Wazalendo batayiha amabwiriza, aho batayikontorora, yanavuze yuko ngo idashobora kubaha amabwiriza. Ngo Wazalendo ntishobora guha amabwiriza FARDC nk'uko Silva Ekenge yabitangaje. Ati rero icyemezo twafashe cyo kohereza agasita mu gukontorora biriya bice bya Uvira ndetse no kugena uburyo twisubiza ibice twatwe na AFM 23. Ati Wazalendo rero ntabwo ari ukwiye kuduha amabwiriza ngo tumukureho cyangwa tumurekereho. Ataho ko dukora tubikora kubera ko dufite impamvu kandi dufite icyo dushingiraho. Ubwo nuko nguko bimeze, nta n'ugomba kugira icyo kubihindura. Niba igisirikare cya leta kivuze, abo bagize abafatanyabikorwa cyangwa se ba Wazalendo ntabwo bagomba kudisikasinga kuri nini na nini. Urabona nini na nini nibyo rwose yavuze ati ntabwo Wazalendo duha amabwiriza, twebwe icyo dukora ni icyo dukora twatekereje. Ati natwe ntabwo tuya amabwiriza, nawe ntabwo ukwiye kuduha amabwiriza. Yes, Vice, reka dukomeze rero n'indi nkuru twigarukire n'ubundi muri Uvira. Umuntu umwe yaraye yishwe hano muri uyu mujyi wa Uvira. Urumva ko nta n'ibya bibazo bikomeje kugenda bigwira abatuye hano muri Uvira. Umujyi wa Uvira ukomeje kugenda ugaragaramo ibintu bijyanye n'akavuyo, imirwano hato na hato, amasasu ya hato na hato, ngaho urugomo ruri gukorwa na Wazalendo. Benshi rero abadapfe benshi nabo bari kugenda banakomereka, ariko no kuri inshuro ngo umuntu umwe yaraye apfuye cyangwa se yishwe hano muri uyu mujyi wa Uvira. Nagira ngo iyi nkuru nayo tuyinjireho bwana Vincent, tuyigeze ku badukurikiye. Ndabizi ko abantu benshi baba bakeneye kumenya uko situation cyangwa se uko hano muri Uvira biba byaramutse, nuko ibintu bimeze gatanu kuri kagenzi kako. Ibyo ni mu cyanara iri kubera nyine ari muri Uvira hagati y'abaturage ndetse n'Abazalendo ndetse n'igisirikare cya FARDC. Yego, icyamirano rero Wazalendo arabizi yuko iri kugikoresha imbunda rimwe na rimwe. Ubwo yaje kurasa rero umwana w'imyaka 8 bita Gabriel Mupaka, akaba yaje kuraswa hasiga ubuzima, ndetse na mukuru wiwe w'imyaka 10 nawe bita Vladimir Zuma, nawe akaba yaje kuba akomereka ku buryo bukomeye biturutse ku masasu uyu mutwe wa Wazalendo warasaga mu baturage bari gukora imyigaragambyo. Donc ni Wazalendo zarasaga mu baturage? Ni Wazalendo zarasaga mu baturage, rabizi yuko hari abaturage bari mu mabarabara. Bamwe bakabwira Wazalendo ati muve mu nzira, Wazalendo ati ntibishoboka. Niho byaje kurangira n'uyu muturage nyine abuze abana be babiri, umwana w'imyaka 8 apfuye, umwana w'imyaka 10 nawe akomeretse ku buryo bukomeye, we nubwo biravuga ko akirimo umwuka uko bahise bamujyana ku bitaro kumuvura. None se izi Wazalendo n'abaturage bigaragambyaga cyangwa ni Wazalendo? Wazalendo buriya rega ntaho itandukanye n'abaturage, kubera ko n'abaturage baba mu giturage hari abakaza, sinzi niba babonye baba bambaye civile bari ariko bafite imbunda.
ni bake wabona bambaye imyenda ya gisirikare. Ya tubwire rero Igoma bimeze bite sasa? Igoma ASM 23 nyuma yuko ikoze umuganda gukora inama n'abaturage vuga uburyo abaturage bakwiye kubona amashanyarazi, uko bakwiye kubona amazi, uko bagiye gushyirwaho inzego z'ubutabera ndetse n'ibindi bibafasha. Ariko yadaboneyeho M23 wikikora bakitoma urubyiruko rushaka kujya mu gisirikare cyabo. Akaba harabonetse rero ababyifuza barenga 100 ubu bahise bajyanwa mu kigo cyihariye kugira ngo bazajyanwe Rumangabo gutozwa ku musirikare. Vise twinjize rero Kinshasa ngo mu basirikare FARDC yerekanye ngo ko ari aba M23 bafashe ngo basanze harimo ngo n'umu inkuru asekeje cyane. Ubu FARDC nyine yerekanye ibita ko ari abasirikare ba M23 harimo umukozi wa Gisekedi. Uyu mukozi nawe bari bamwambitse uniform rwose imyenda bavuga ati nawe vugura umusirikare wa M23. Nibyo mu bantu berekanywe Kinshasa bavuga ariko ngo ari abasirikare ba RDF ngo bandara abaye mu 23 ngo bafatiye muri Sud Kivu. Nyine hagaragayemo umuntu wakoreraga Gisekedi yari chef de division i Bukavu. Ariko M23 yageze imusaba yuko bakorana barabyanga ahita agenda. Ubundi noneho yaje guhungira za Uvira mu bice birimo M23 hunze M23 kuko yari yanze gukorana nayo. Agenda mu cyangwa mu 23 aza kuhava naho akomeza agenda nibwo yahuye n'ingabo z'abarundi ndetse n'ingabo za FARDC baramufata. Batandukanye cyita rero bamushinja ko ari umurwanyi wa ASM 23 kandi ko ngokorera Kagame nkuko babivuze amatangazo twaje tubona. Ariko nyine muri bya binyuma byaho kumwe babyegeranya bikagera bikabananira. Byaje kugaragara ko yuko ari umukozi wa leta ya Kinshasa. Ahubwo kubera yuko atari yahunze yahagumye ko FARDC yabaye nk'imufashije ikamutumaho. N'ubundi abantu bazi yuko muri ibyo bice urimo nta muntu waba udakorana na M23. Yego ati kwerekana tugukiniraho diro. Nuko amakuru nabonye bivuga ko bashobora kuba baramwifashishije mu buryo. Yes, ubwo urumva rero nabyo ni ibikorwa abigayitse urumva. Ubwo nayo bamwerekanye rwose ati dore n'umusirikare w'umuvuzi. Bamwerekanye ko ari mu bambaye uniform yuko bari bamateko. Aha reka rero twigarukire kuri Colonel Boneri yiciwe ahitwa za Makara aharoni muri gereza iri hariya za Kinshasa. Ntekereza ko abagwa muri ni benshi cyane ariko nk'ufite ipeti nk'ingi rwose baba bagomba kugenda agarukwaho. Urabizi yuko rero twavuga ko hari umusirikare wa FARDC tutaramenya amazina yiwe waguye muri gereza ya Makara bakamu umurambo we bakawuhisha. Baje kumumenya rero n'uyu Colonel Boneri waguye muri gereza ya Makara aguyemo umurambo we barawisha bawurekeraho. Biza kumenyekana nyuma rero abantu bakomeje babivuga hagira abava mu iyo gereza babivuze niko kujya kumushakisha. Ya twigerezo update visa twigerezo update twikomereze mu minota itarenze 6 dusigaranye. Update ya mbere nuko twahera n'ubundi mu gihugu cy'u Burundi. Yego bita General Bertin Gahungu waruherutse utabwa muri yombi ku itariki 28 z'ukwezi kwa 2025. Yari yafungiwe mu shami rya polisi mu mujyi wa Bujumbura. Yego ariko ubu ngubu yaje kujyanwa mu mpimba nyuma y'uko yaketswe ibyaha byinshi bikomeye. Amakuru mfite nuko yamaze kugera mu mpimba ubu ngubu nihwari. Ikindi nuko hari amakuru menshi ari kugenda agaragazwa yuko Wazalendo ibikorwa iri gukora hari abandi bantu babyinshi inyuma kandi badashaka kugaragara. Yego bavuga yuko harimo abategetsi ba Kinshasa ndetse n'abandi baturage bashaka kubyungukiramo n'ibi by'akavuyo.
rero nicyo kiri gutangazwa mu burasirazuba bwa Kongo ku byerekeranye n'ibiri ku rubuga rw'imirwano. Numva twaza gukomeza mu yandi masaha tureba uko bimeze. ariko iyo nkuru ntabwo isojwe ntabwo mfiteho ibibazo. Baravuga ko ngo hari ababifitemo inyungu ndetse harimo n'ubuyobozi. None ubundi wazareno si abayobozi bayiha imbunda? Ni abayobozi n'igisirikare. None se ubwo izindi nyungu bashakamo ni izihe ziruta kuba n'ubundi ko bo izo bari bakenemo bazibonye? Inyungu bafitemo mu guteza kariya kavuyo ni ukugira ngo bisahurire. None baprofita yuko wazarendo yo yateje akavuyo idashaka gasita. Kandi noneho n'abayobozi ba politiki berekane yuko hari ibibazo mu baturage, noneho bajya babona amafaranga ya misiyo yo kubajyana Kinshasa. Ibyo byose no bashaka kubibyaza inyungu nk'uko twabonye amakuru abivuga. Dutegereje urutonde rurerure batubwiye baraza kutugezaho rw'abantu bari kubigiramo uruhare biriya byose. Visi ariko wari ugiye utatubwiye update za hano muri uyu mujyi wa Bukavu. Hano urabizi ko impamvu ahantu iyi mijyi yombi ya Bukavu ndetse na Goma mpamvu tugomba kugenda rwose tubanje kugeza kwa dukurikiye update. Abantu benshi wa muntu baba bakora ibintu business abakeneye kumva ese haramutse hate, ese bimeze bite, ese inzira ziragendwa nta kibazo, ese ejo mu gitondo baraba bimeze bute, niba uyu munsi bimeze gutya. Niyo mpamvu ngira nti aha naho tubanze tugeze ku badukurikiye update zaho uko haramutse. Muri tsidi kivunyine amakuru ni menshi nk'uko bivuga. Ndabona bimwe mu binyamakuru bya Kongo byabivuga bikomeza kubikwirakwiza bivuga ngo ku kirwa cy'Ijwi hari abasirikare ba RDF barenga 750 bakavuga ngo bazakomeza bagere no mu mujyi wa Bukavu. Uko bagenda babivuga. Nk'uko twari tumaze kubivuga, mwaba ari abasirikare berekanywe yakoreraga uriya abantu icyo ko ari umutekano yakoreraga mu gice cya Bukavu. Ubwo rero we yitwa Muhigirwa Vincent, amazina ye nayabonye. Muhigirwa Vincent akaba yari amaze imyaka igera mu 10 akorera ikigo gishinzwe uburobyi ndetse n'ubworozi. Nk'uko babivuga, baravuga yuko rero umuryango we wahise usohora itangazo mu mujyi wa Bukavu hakana yuko atigeze mu barwanyi ba M23 ko yari itandukanyije no kwifatikanya nabo. Baravuga bati guhera 2010 n'umuntu wakoreye ikigo cy'ubworozi ndetse n'ikigo gishinzwe uburobyi. Ati ntabwo yigeze na rimwe ajya muri AFM 23. Niyo makuru ari kuvuga cyane hano mu mujyi wa Bukavu ndetse n'inkengero zaho, kuko iby'imirwano yo ubona imirwano yo kenshi na kenshi hari igihe batirwa banayivuga kuko baba bazi ko ari inkuru ihoraho. Hanyuma rero dusoreze no mu mujyi wa Goma, usibye basore babonetse bagiye gusesekara cyangwa se kwinjira muri M23, umutekano umeze ute? Umutekano ni ntangere nk'uko amugana abarundi babivuga, abantu barakora business iri joro nta kibazo kigeze kibaba. Ariko biravugwa yuko abayobozi bakuru barimo bo bita Desire Kamarere nyoboye agace ka Bunagana ashobora kuba ari mu mujyi wa Goma mw'iri joro, ariko akaba yakomeje asubira za Bunagana kuko bateguye igikorwa cya marato kugira ngo barusheho kwidagadura. Rero bikaba ari ibikorwa ngo biba bishyirwamo imbaraga cyane na Bahati. Yaraje rero nka bino bice by'umujyi wa Goma kugira ngo nawe na Bahati noneho ajyana udushimwe tw'abantu bari bitabiriye marato ejo. Urakoze cyane Vincent. Urakoze nawe nagushimiye. Yes, bakunze Jean Official andi makuru atugeraho aravuga ko mu ijoro ryakeye ahantu bita muri za Mweso mu gace bita ngo ni Ibukama aharongo haraye havugira amasasu menshi cyane. Nagerageje kubaza mugenzi wacu rero uri muri biriya bice atubwiye ko aya masasu ari umuzarendo bita ngo ni Kayafa arongo uba waje kwishakira
ibyo kurya yapfupfunutse mu mashyamba nk'uko biba bigenda bitangazwa cyangwa se amakuru abagenda atugeraho. Ni munyamwe mbashimire cyane rero mwebwe twabanye kuva ku munota wa mbere kugera ku munota wa nyuma, ariko mwibuke gukomeza kugenda mukora share ndetse munayikinga inkuru zacu. Turabakunda cyane rero mu by'ukuri ica tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits zigizwe n'ina izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti iba yamaze kubageraho. Ku bari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'Amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa 2 aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 6. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity.